twahuje abagize umuryango umugore n'umugabo kugira ngo nabo ubwabo babanze bahugurwe, bisuzume, barebe niba hagati yabo nta makimbirane ahari, nta hohoterwa rishobora kuba rikorwa n'umwe cyangwa undi, kugira ngo nabo ni mu nshingano zabo zo kujya gukemura no gukumira amakimbirane n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, babanze nabo ubwabo bakemure iby'iwabo, kuko ntabutanga icyo adafite. Nabo nibajya kwigisha bashingire ku ngero nziza bafite. Ikindi twakoze nuko twabahaye imfashanyigisho buri muryango kugira ngo bigishanye nabo ubwabo ndetse babashe no kubona uko bigisha abandi. Dufitemo inshuti z'umuryango n'ubundi basanzwe badufasha, abayobozi b'imidugudu, kugira ngo hagaragare uruhare rw'umuyobozi mu gukumira no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, n'abafatanyabikorwa batandukanye na Réseau des Femmes bakazamo, Rwamureke n'abandi bafatanyabikorwa, kugira ngo twigishe abaturage, tubabwire ngo ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni iki, babimenye kandi babyirinde, duharanire kugira umuryango utekanye. Ibyo rero turabona ko bizadufasha, kuko hari imiryango myinshi ibana mu makimbirane, ariko wareba neza ugasanga n'iryo hohoterwa ririmo. Mbese izo ngo muri rusange zirangwamo ihohoterwa nizo ngo usanga zaradindiye, kubera ko usanga abantu batabihugukirwa kugira ngo babireke. Hari ibyo najyaga nkora, ariko noneho ishuri ntahanye, isomo ntahanye, nuko najyaga ntinya kuba nafata nk'umwego nguwe cyangwa kuba nakoza amasahani, nkafata wenda nkamufasha nko gukira inka cyangwa kwegura gushaka inka. Ariko ubu noneho niyemeje kujya nibura nakoza n'isahani, mbe nafata n'umwana muhanagure. Ikintu cya mbere cyanejeje ni aya mahugurwa mwaduteguriye, tukabasha kugera hano turi n'abafasha bacu. Mu by'ukuri yewe nishimye cyane, yewe najyaga mubwira ariko se niko natwe hari ahantu natwe bajya baduhamagara mu mahugurwa, kubera ko nanjye hari ahandi hantu ngenda nkorana n'ubundi buyobozi. Mwebwe gahunda yanyu ni iyi, nibura namwe mwazasabye, nibura namwe mukatuvumbya, nibura namwe mu biganiro byanyu. Ariko ngewe nishimye cyane, ndanezerewe kuri uyu munsi. We yajyaga ataha mu rugo akavuga nabi, ariko njye bitewe n'uko njya mpugurwa kenshi mu nshuti z'umuryango, aceceka nkabifata nk'ibidahari. Ariko mu by'ukuri kuba nawe abohotse akavuga, Imana ishimwe cyane.